yaturutse ruguru ari kuvuza induru noneho umuwa munyonzi kujya kumukatira hari imodoka yari kuzamuka nayo ubwo ngubwo abura uburyo ari bumukatira ahita mwahuranye. Ku isaha saa 5 n'igice zirenga mu tunota dukeya nibwo umunyegare warutwaye ingeri z'ibisheke yamanukaga aturutse mu muhanda wa Pfunda herekeza mu mujyi wa Gisenyi. Yageze imbere y'isoko rya Rugerero mu murenge wa Rugerero ahita akubitana n'umunyamaguru wambukaga umuhanda anyuze mu mirongo marage izwi nka zebra crossing ahita amwahuranya bombe barambarara mu muhanda. Nari mpagaze aha ngaha ubwo ngiye kubona mbona igare rimarutse riri kwirukanka ari kuvuza induru mbona riri kubisa umuntu numva ngo arapfuye ubwo natwe tuje kwirukanka ntabwo twari tugiye kubona tubona umuvu w'amaraso uratembe ntabwo tuzi we yamubonye anatabaza munyonzi we yatabashije ariko ari gutabaza mu gutabaza wari gutabariza we ntabwo yamwumvishe yashatse kumukatira rero imbere ava kuzamuka indi modoka abura aho yanyura andi umuberefi umunyonzi aturutse irugara iri kumanuka none amugakire ruguru nawe ura munyamaguru nawe ava yikoreye umuzigo ariko amukare ara muri zebura noneho baramuhamagaye aramubye ati ngo va mu nzira aratabaza noneho uri kwambuka wono bitanuka ava yikoreye umuzigo yumva ibyo bari kuriya mwundi abahita mugonga baramukubise bose bahita bagwirana urana we yikoreye ari kumanuka undi rero ntabwo yamenye ibyabaye inyuma ye ashidutse nawe bamukubita ntabwo iryo gare yari yaribonye. Abaturage bavuga ko atari ubwa mbere ahantu habera impanuka kuko ngo ibihe byinshi abanyamagare bakunda kuhagongera abantu ngo kuko baturuka ruguru bafatiyeho umunyamaguru yakwambuka bagahita bamwambara. Hano hakunze kuba impanuka z'amagare ejo bundi hari undi byakubise n'inkera gutabara n'ijye wamuraruje mu muhanda karuguru iriya bahuruduka cyane ntabwo bafata amafaranga kandi baba bapakiye ibintu byinshi ntabwo yabona uko afata feri iyo ryikorera impanuka hano ryiruka cyane kuko impanuka hano nda kimwe gishira itabaye harimo abapfara abarwara bakabibimuga mbese twarashize ndi wareba ahangaha hari ibibazo biteye buri munsi impanuka bahana buri munsi nda munsi w'ubusa imodoka zizamuka ziza kudepasa muri uru ruhande niho zihagarara ruramanukiramo abanyonzi yaba amanutse rero apakiye ng'imizigo agacakirana na ya modoka ije guhagarara hano ku ruhande bakaba zitayikubisemo no mu minsi yashize hari kugira modoka ndende zimwe zijya Kigali yakubitanye n'umunyonzi harahita yuma. Hano akunda kubimanuka nuko haba hari abantu benshi kandi n'abantu bambukiranya muri zebra cross bagenda gakeya bari kuvuga ngo ni muri zebra cross nk'ikinyabiziga kirangonga kiramereza amafaranga ibintu nk'ibyo bakagenda biraye batazi yuko urupfu ruri mu muhanda. Abaturage bavuga ko hari ibyo babona bituma ahantu hahora impanuka z'urudaca bagasaba ko hagira igikorwa kugira ngo impanuka z'ahantu za buri kanya zigabanyuke dore ko ari n'ahantu hahora abantu benshi. Bona haba arete ebyiri arete yino arete y'ibumoso n'iyiburyo ibyo bitera impanuka ku banyonzi kugaturuka hariya yasanga ya modokari imeze gutyo iri guhindura icyerekezo ije kuri arite kubera ko fire z'igare ntabwo ari fire wahita ufatiraho nk'iza moto cyangwa z'imodoka tayari igihe ari kurwana no gufata za fire aba yarangije kugonga umuntu cyangwa se kugwa muri ya modoka. Ino zebra yavaho ikegera ahantu kijyabiziga kizajya kivanga igare Birako ifatira fire ku muntu wamugezeho. None se niva abantu bazajya bambukira bagashaka no bayishaho kugaragara ko rino koni ririmo ryahano umunyonza azaga umuntu atamubonye bikarangira yaje yafatiyeho yamufatiye ku muntu wofire. Mwadukorera ubuvugizi hanyuma uyu muhanda wanga ukaba w'imodoka w'abanyonzi muri ahijya urimo mukawudukorera nawe ukaba muzima abanyonzi bakajya banyura hirya kugira ngo babisikane n'imodoka naho ngo bitabaye ibyo hana abanyonzi bohashirira n'abaturage bagashira bakagombye kujya bashishoza bakareba ruguru niba nta gare riturutseyo kuko imodoka zo ziraza zigahagarara zigategereza ko bagenzi batambuka ariko igare ryo riza ryafatiyeho ntabwo bakunda gufata amaferi ngo bahagarare kuguruka nk'indege igare ripakiye umuzigo ntago ribasha kubona fira ako kanya utabyiteguye iyo ugeze ku muntu rero nawe y'ubutabaje ugatabaza ngo nave mu muhanda akarazika mu muhanda akazubara mu muhanda nawe ubura kiribure ukamugonga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Sylvestre Twaje Amahoro avuga ko abanyamagare bakwiye kwitonda cyane igihe bari mu muhanda akagira inama n'abanyamaguru kwitwararika bakambukira habugenewe mu rwego rwo kwirinda impanuka ziterwa n'amagare. Hano mu karere ka Rubavu turongera gukangurira abatwara amagare ko bakwiye kujya bagira ubworoherane igihe bagenda ku magare
bagapakiraho ibintu bikwiye kandi batabitambitse, n'ababitwayeho babona bafite uburemere burenze bakabasha kuba bayacunga batayagiyeho. Ikindi gitera impanuka hano muri Rubavu usanga ari abatwara moto, abantu batwara za moto, abatwara banyweye ibisindisha. Ngira ngo byatangiye no kugabanya umuvuduko aho twatangiye kugenda dupima abatwara amagare basinze. Ariko nanone abanyamaguru turabibutsa yuko nabwo impanuka nyinshi zagiye ziba muri iyi minsi wasangaga abanyamaguru nabo baragiye babigiramo uruhare. Tubakangurira rero kujya bagendera mu kaboko k'ibumoso mu gihe bareba ibinyabiziga bibaturuka imbere, kandi bakirinda kwambukiranya ahantu hatateganyijwe. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ridahwema gukangurira abantu kwirinda impanuka bagenda ku muvuduko ugereranije ndetse no gukurikiza ibyapa biyobora abagenzi n'ibinyabiziga kuko aricyo byashiriwe mu muhanda. Mu gihe cy'amezi 2 gusa mu karere ka Rubavu habaruwe impanuka zigera kuri 6 zikomeye zakomerekeyemo abantu 7 mu buryo bukomeye na 14 mu buryo bworoheje, naho abagera kuri 6 bahitanwa nazo. Rafiki Kabenga ATV mu karere ka Rubavu, intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.